kurikira mbifurize kuvuga neza nshuti mwese mukurikiye Delio Queen Rwanda, eka aho muherereye hose miyumvemo ikaze. Nukuri ndabakunda kandi ndabishimira cyane, kandi shimira buri wese wabashije gukanda subscribe akaba anatanga ibitekerezo bye. Nukuri muri abantu bakomeye kandi muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Mukaba rero mugiye kubana nanjye Claudette Yambabariye, nk'ibisanzwe tukaba tugiye kongera tuganire ku bintu bigiye bitandukanye bidufasha kubaka umuryango twifuza. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebera hamwe ibintu 10 wakora cyangwa se uko wakwitwara mu gihe wanzwe cyangwa se watawe n'uwari umukunzi wawe. Ikintu cya mbere rero kiruta ibindi ni ukwikunda wowe ubwawe. Nuvuga ngo ni wowe bwa mbere ugomba kumva ko ari wowe wenyine ugomba kwikunda, nta wundi uzaturuka ku ruhande ngo aje kugukunda. Numara kwikunda uzumva ko ufite agaciro, ari wowe muntu ukomeye ku isi, bityo uzumva ko cya gikorwa cyabaye, wa muntu wagutaye, wa wundi wakwanze, nyine n'uwundi n'uwavuye ahandi, ntabwo ari wowe ubwawe. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwikunda wowe ubwawe, ko nta wundi wagukunda utikunze n'ubundi. Icya kabiri rero ni ugushaka ikintu uhugiraho. Nimba utari ufite akazi, shaka akazi byihuse rwose, bizatuma uba busy, ntuzabona umwanya wo gutekereza wa muntu. Uzajya ubyuka ujya mu kazi kawe, utahe wenda unaniwe, urye uryame, mbega ntabwo uzongera kubona umwanya munini wo gutekereza kuri wa muntu cyane wagutaye. Bizatuma ugira imbaraga kandi ukomere, wubaka ubuzima bwawe. N'ejo bundi uzagera ku bindi kandi uzahura n'abandi bashobora kugukunda. Ntabwo ari kamara wa wundi wagutaye, kuba yagiye ubuzima bugomba gukomeza. Ikindi rero ni ukuvuga ngo ni ugushakisha ibikunezeza. Wenda se urasohoka, nimba ukunda umuziki urakunda kumva, nimba ukunda filime ukunde kuyireba, nabyo bizagufasha kuba uri busy kuri bya bindi. Uzabisoza unaniwe, uzabivamo unaniwe, uhure n'inshuti zawe se usohoke. Gusohoka ntabwo bivuze wenda ngo ufite byinshi ugenda uspending ibintu byinshi. Ushaka gusohoka ukifatira n'agacupa k'amazi ka 500 cyangwa akaji ka 500 ugatembera, nyine muri make ugahumeka, ugafata undi mwuka kugira ngo utaguma ahantu hamwe. Wihugireho, utekereze ku buzima bwawe, utekereze natawe kubera iki, wanyanze kubera iki. Ibyo byose bizatuma uba uri busy, ugafata umwanya cyane wo kugira ngo witekerezeho. Ikindi kintu rero ntabwo aba ari igihe cyo gupostinga ko wababaye, watawe, wabaye heartbroken. Ahubwo gerageza ntugaragaze ya marangamutima y'uko ubabaye, kuko umuntu wese azabona koko wababaye. Nawe nyine azumva ko yakoze igikorwa kuba yagutaye, azumva ko nta wundi wari kugukunda uretse we. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Ikindi gihe kigomba kugera ugahura n'uwundi muntu ugomba kugukunda. Wigaragaza amarangamutima y'agahinda, yo kurira, yo kubabara, ngo uyerekane wenda ku mbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se kuri stati zawe. Ntabwo ari cyo gihe cyo gupostinga ka kababaro, ka gahinda, ntabwo ari cyo gihe. Ikindi kintu rero ni kuba wakanga kwiyitaho, cyangwa se nukumva ntabwo ugifite apeti, ntabwo ushaka kurya, mbega wumva ubuzima bwawe ntacyo bukikumariye. Ntabwo ari cyo gihe cyo kuba wabikora. Uzagerageze, nushaka uzabirye nk'umuti, urwane nabyo, kuko bizatuma udata ibiro, bizatuma utananuka, nyine ngo buri wese abone ko wihebye ku buzima bwabuze. Siporo nayo iragendana na kwa gusohoka. Ikindi kintu rero ni ukwiyitaho. Kwiyitaho kugendana no kuba nyine wikunze. Ntabwo ari cya gihe cyo kumva ntacyo bikikumariye, kuba wakambara neza ntacyo bikumariye, kuba wajya muri salo kwiyogoshesha cyangwa se kwisukisha niba umukobwa ukumva ntacyo bikumariye. No, ntabwo ari cyo gihe. Gerageza, nimba ari makeup yitere, nimba ari urukweto rwawe uranagure. Ntabwo ari cyo gihe kuvuga ngo n'ubundi ngo ntawe undeba, ngo n'ubundi ntawe unyitayeho, ntabwo nkunzwe. Ntabwo ari cyo gihe cyo gukora ibyo ngibyo, ahubwo kwa kwikunda no kwiyitaho bigomba kugendana.
ikindi ntuzigere na rimwe usiba nimero cyangwa se ngo ubloke nimero ya wa muntu ngo nuko yakwanze cyangwa nuko yagutaye. No, agomba gukomeza akabona ubuzima bwawe, akabona nyine ntacyo wahindutse, akabona ntacyo ubaye. Ni igihe cyo gupostinga wa munezero wawe, uraryoshye, urasohokana n'inshuti zawe, uratemberana n'inshuti zawe. Gerageza buryo ki bwose ayo makuru amugeraho. Yewe nimba we yaranakubrotse cyangwa yarasibye contact zawe, shakisha buryo ki hari inshuti ye ya hafi igomba kumugezaho amakuru yawe. Ibyo byose rero nibimugeraho, genda agasanga nta kibazo wowe ufite, wenda ashobora gushiduka ari we byagizeho ikibazo, ugasanga yongeye kwifuza ko mwajya mu rukundo cyangwa se akifuza kuba yakongera kugarukira. Noneho hari igihe uzumva byanze, umutima uremereye, uzashaka umwanya wakikingirana mu cyumba cyawe, wafungura radiyo, uzarire urire amarangamutima yose uyasohora. Ibyo bizagufasha kumva uruhutse mu mutwe, ndetse bizagutera imbaraga zo gukomera, utangiye wumva uri mushyashya, ube mushya wundi, wibagirwe bya bindi byose. Ariko kurira ntuzabigire ibintu buri kanya ugomba kurira. No, ntabwo ari ngombwa ngo buri wese amenye ngo watawe, byakubabaje, byabaye ibintu bikomeye cyane. Uzarire mu ibanga ryawe, ujye mu cyumba cyawe, wiherere, urire. Niba wumva umutima wawe uruhutse, uzasohoke rwose, ukomeze ubuzima bwawe. Ibyo rero akaba ari ibyo twegeranyije byagufasha. Hari n'ibindi byagenda bigufasha. Ibyo rero nabyo ubikurikije mu gihe watawe n'umukunzi wawe yakwanze, uzabigerageze gake gake, uzagera wongere uhinduke ubundi ube mushya. Igihe cyawe cyongere kigere, wongere ubone urukundo rwawe rushyashya, kandi urukundo ruzagufasha ukabaho neza kandi ukarambana nabo. Mu gihe watawe ntabwo ari igihe cyo kwigunga, ntabwo ari igihe cyo kubabara, ntabwo ari igihe cyo kumva ko ubuzima bwakurangiriyeho. Ahubwo ugomba kugira imbaraga, kumva ko n'ejo bundi hari ubundi buzima uzongera ugakandagiramo, kandi buzagufasha kukugira n'akamaro. Murakoze rero, Imana ikomeze ibandindire. Mwari kumwe nanjye Claudette Iyambabariye. Subscribe kuri Daily Queen Rwanda. Inama, ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, tuzongere guhura ubutaha. Bye bye.